indirimbo ivuga ngo mubyeyi Mariya. Iyo ndirimbo ngira ngo murayizi, hari abakunzi bayinsabye ibacurangira muri improvisation kugira ngo yumvikane. Ngira ngo murabizi ko ari indirimbo ya Katolike, ariko mu by'ukuri irakunzwe kandi abantu benshi barayikunda bakayishimira. Rero nubwo buryo bayisabyemo kugira ngo banyabakorere bacurangire muri nk'uko babinsabye, sinzi ibyo babishakiye, ariko reka nyibakorere bakunzi banjye. Ntekereza ko icyo muzansaba cyose kijyanye n'umuziki nzagerageza kugikora kugira ngo aho muri mubashe kwishima. Mwayumvise ni iyo ngiyo. Ngira ngo bayinsabye ni babiri, ngira ngo mwayumvise hari ko ari iyo ndirimbo ya Katolike. Ngira ngo benshi murayizi kandi mwarayikunze, ngira ngo ni byiza. Hanyuma hari abansabye iri ivuga ngo narayicuranze. Iyo ndirimbo nayo, ariko kandi mwibuke ko nayikoze nyikora ndetse kuri YouTube, muzajya hasi muzayibona. Imisozi
utaratangira kurema Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Murayibuka sinayikoze si yo ngiyo uze kureba neza urasanga narayikozeho narayishyizeho kuri channel, uraza kuyibona nta kibazo. Biriya bansabye ngo iyi ndivuga ngo basigaye bayibyina mu bukwe basigaye bayicuranga mu buryo bubyinitse bakabyina bakishima kuba ari ubukwe. Iyo nayo ngira ngo mwari ninde Mana yanjye amazina nkunda kwibagirwa yabayinsabye. So iyo nayo nuko imeze ariko nayo iraryoshye mu gihe cyayo. So ntabatinde rero isomo ry'uyu munsi ngira ngo mwibuka ko nongere mbabwire ngo aya masomo ndi kubaha nk'uko abyaramwe arakungahaye cyane muri muziki. Ushobora kugira gutya ugasanga ntabwo ugize amahirwe yo kuyabona ahantu henshi. Rero yakurikira neza, twatangiriye kumenya inversion ya do, turayimenya neza, na re turayimenya, na mi ejo bundi nayibahaye, na fa. So tugiye kureba rero sol na ra. Sol mbana ukapo sol musanzwe muyizi sibyo, musanzwe muyizi. Sibyo, sol santuzi ibonye. Iyi hari iyi open, hari n'iyi dusanga tukana gutya nka pare, sibyo. Ubona 1 2 3, sibyo. Nk'uwakanda fa urutoki rwa mbere rukajya ubwo root ngi twayibonyeyo, sibyo. Hanyuma position ya kabiri ariyo inversion ya mbere. Version ya mbere tukana nkuko twakanda fa, urutoki rwa mbere rukanda ibiri, uwa mbere n'uwa kabiri kuri fret ya gatatu, urwa kabiri rukazamuka kuri fret ya kane ku murya gatatu. Noneho urunguru rwa kangahe rwa gatatu rukajya kuri fret yo hejuru kuri fret ya gatanu ku murya wa gatanu, n'ubundi urutoki rwa kane rukajya kuri fret ya gatanu n'ubundi ku murya wa kane. Noneho ushobora kuzana igikumwe cyawe ugakoresha hano, cyangwa se uru rwa mbere twabonye ukaruzamura hano hejuru, sibyo. Iyi ni position ya kabiri ya sol, cyangwa se ubwo ni version ya mbere ya sol. Twabonye root, iyi ni version ya mbere. Noneho iyi ni ya kangahe?
iyi ni ya kabiri version yayo, ubwo ni position ya gatatu, sibyo? Wayibonye? Iyi ni sol version ya kabiri, sibyo? Ukanda gute urutoki 1 2 3 4 5 6 7 urutoki rwa mbere rujya kuri 7 fret, ugakanda imirya 3, urwa kabiri rukajya ku 8, sibyo? Umurya kabiri 8 ngo nabwo fret, urutoki rwa gatatu nguru rukajya ku 9 ku murya wa 4, urutoki rwa 4 rukajya kuri fret ya 10 ku murya wa 5. Iyo ngiyo ni iki? Ni version ya kabiri ya sol. Sibyo? Root version ya mbere, version ya kabiri, sibyo? Twagiye kuri ki? Nizere ko mwamaze kumenyera system, ni mpamvu ntari ku nyine ndi kwihuta, sibyo? Noneho rero la, bamwe tukanda gutya, abandi gutya, abandi gutya. Iyi ni root, sibyo? Ni root. Tugiye kureba version yayo ya mbere. Nkuko wakanda ya fa tukabonaga fa kandi ugahangaha, tubikora guhera kuri fret ya 5, 1 2 3 4 5, sibyo? Urutoki rwa mbere kuri fret ya 5 rukanda umurya wa mbere n'uwa kabiri, urutoki rwa kabiri fret ya 6, urutoki rwo ku murya wa 3, urutoki rwa gatatu nguru rukajya kuri fret ya 7 ku murya wa kangahe? Wa 4. Ugacuranga uhereye ku murya wa 5. Iyo ni kangahe? Iyo ni version ya mbere ya la. Ya mbere kuri position ni root. Version ayibonye, version yayo ya mbere. Noneho ayibonye ahangaha 1 2 3 4 5 6 7 8 9, guhera ku 9 kuri fret y'9 urutoki rwawe rugakanda kuri fret ya 9, urutoki rwa mbere kandi imirya 3 yibanze, hanyuma rukaza ku murya wa kabiri kuri fret ya 10, urukaza rwa 3 rukaza ku murya kuri fret ya 11 kuri kangahe? Kuri ari urutoki ari umurya wa kangahe? Wa 4, sibyo? Ubwo ni version ya kabiri ya la. Version ya kabiri, version ya mbere root. Kuva kari position eshatu. Iyi, sibyo? So muri make iyo ufashe la muri progression, twiga progression twabonye amanota 3, ra itegeka, sibyo? Muri make ni la, le na mi. Uzi ko ushobora kubicuranga muri iyi version byose, ukabanza urugero la, root, version ya mbere, version ya kabiri, kajya muri le root, version ya mbere, version ya kabiri, kajya muri mi, version ya mbere, version ya kangahe? Ya gatatu. Ugasanga urabicuranze kubera iki? Wize neza inversion. Wayibonye ko dutangira no kwinjira no gitari yacu kwizamuka bihereye mu inversion byonyine gusa, ibaze naho. So twatangiye kwizamuka rero. Iri somo rero gufasha kujya kuri level iri hejuru bitewe n'izi inversion. Twabanje kwiga do na re. Tongera dukurikizaho mi na fa. None dukurikijeho sol na la. Uzara ko ntagira, ntako ntagira, sibyo? Ntako nagira, ndagerageza no kuri kandi Imana ibagire neza ibyo muri kwiga
bizabagirira akamaro mu izina rya nde, mu izina rya Yesu. Ndabizi neza ko tuzagera kure. Ibikugoye uraje umpamagara, dore nimero zanjye ngizo urazibona ko zihari. Ndakwinginze kugira ngo utere imbere. Cyose uri kubona utari gutera imbere w'imiziki, kandi Imana yaraguhaye amahirwe yo kureba iyi channel. Akazi kawe hari byinshi uzabazwa byiza bitageze ku buzima bwawe, kandi wari ufite uburyo kujya gute bwo kubimenya kugira ngo ubikoresherezemo, ubikore mu buryo bwiza abantu babyishimire, cyane ko akenshi hari igihe usanga harimo medicine zafasha abandi, sibyo? Rero niba uyibonye bwa mbere kora subscribe, kora share, rwose niba wumva wishimye bikunejeje, subscribe ni iya mbere, share kabiri, like gatatu. Muri make no kumamagara ntacyo, kane muri make biremerewe nta kibazo. Imana ikugire neza rero, ubwo ibindi murabizi nakagaruka.